Bavandimwe nshuti, tubahaye ikaze ku Nshuti TV, aho muri hose, mwaba muherereye mu Rwanda, mwaba muherereye hanze, tubahaye ikaze. Mukore subscribe, mukore share, mukore comment, muduhe ibitekerezo, ikaze mu kiganiro. Muri uyu mugoroba tubafitiye ikiganiro cyerekeranye n'ukuntu wamenya kujera umunsi wawe. Nimukurikire ikiganiro. Dore uko bikorwa. Ushobora kwifashisha computer cyangwa se ukifashisha telefone cyangwa se ukifashisha agakaye, agenda, byose birashoboka. Icyangombwa ni uko umenya liste yawe y'ibyo ushaka gukora. Uragira uti ndatangira akazi saa 2 za mu gitondo. Saa 2 kugeza saa 3 ndaba ndimo gukora iki? Saa 3 kugeza saa 4 ndaba ndi gukora iki? Saa 4 kugeza saa 5 ndaba ndi gukora iki? Saa 6 kugeza saa 7 ndaba ndi gukora iki? Byose ukabirunda. Wamara gukora liste yawe, iyo liste ukayishyira ku murongo neza, noneho ukayiha iby'ingenzi. Icyambere cy'ingenzi ukigira nimero 1, n'icya kabiri, n'icya gatatu, n'icya kane, gutyo gutyo kuri liste yawe y'ibyo uba wakoze. Warangiza gukora iyo liste yawe, ukareba icyo watangiriraho ukurikije aho uri, ibikwegereye hafi, cyangwa se iby'ingenzi twahoze tuvuga. Urugero, ushobora kuvuga uti ndatangirira par exemple nko muri comptabilité ushobora kuvuga ngo ndatangirira kuri petit cash. Petit cash ninyirangiza ndakora bank reconciliation. Bank reconciliation ninyirangiza ndakora urugero nyine rwa liste y'ibyo ngomba kuba nakoze nkabirangiza. Icyo urangije mbibutse ko ugenda ushyiraho V ko wakirangije. Icyo utabashije kurangiza ntago ukivivura, ahubwo utegereza kugishyira ku bikurikira by'umunsi ukurikira. Gutyo gutyo ushobora no gukora agenda yawe y'icyumweru, y'ukwezi se, y'amezi 3 se, y'umwaka. Bityo ukagira gahunda y'ibikorwa uzakora kuri gahunda yawe wihaye. Ahangaha rero tuzagenda turebera hamwe uko ushobora gutegura gahunda y'icyumweru, cyangwa se y'ukwezi, cyangwa se y'amezi 3, cyangwa se y'umwaka, ukurikije n'ibyo wumva uzaba urangije muri icyo gihe wihaye. Icyo gihe rero bigusaba iki? Bigusaba kudahuzagurika, bikagusaba kugira gahunda, ndetse bikagusaba no kugira discipline mu byo ukora. Ntago ushobora, iyo umaze guha ibintu priorité y'ibyo ugomba gukora, ntago ugomba gusubira inyuma cyangwa se ngo ugire ibindi bintu biguhuza. Wirinda ibiguhuza, tuvuge nka telefone, ukirinda kurangara, ukirinda nibyo navuga, ukirinda kurangarira muri WhatsApp, muri Facebook, utuvideo dusekeje. Ibyo byose ubishyira ku ruhande, ugafokasinga gusa ku cyo wifuza kurangiza. Bityo bigufasha kugira gahunda mu byo ukora. Urugero nabaha, nshobora kuba nihaye gukora imirimo nk'itanu ku munsi. Byagera hagati ngeze ku wa gatatu nkabona igihe cyancitse,
bitewe n'ibintu bitandukanye. Hari igihe wibwira ngo igihe ikintu urakirangiza mu gihe runaka, hakazamo imbogamizi. Icyo gihe umenya uko ujera igihe cyawe. Aha ngaha turi kuvuga kumenya uko ujera igihe cyawe mu gihe gitoya kandi ibyo wihaye gukora ukabirangiza. Ibyo nibyo bita gufata intego, kugera ku nshingano wiyemeje. Icyo gihe bituma ugira gahunda kandi bigatuma urangiza ibintu byawe. Ibyo rero kugira ngo ubirangize ntihaburamo kidobya. Tuvuge ushobora kuba ufite meeting n'umuntu, wajya kumureba wenda ugasanga ari mu bindi, akakubwira ati utegereje. Maybe akaguha iminota nk'icumi, ya minota nk'icumi ishobora kuba 20, 30 cyangwa isaha. Bitewe n'uko umukeneye urategereza bien sûr. Ariko iyo bishoboka ushobora gukoreramo iyindi mirimo wagombaga gukora, bityo ntibitume uta igihe mu mirimo wihaye gukora uwo munsi. Icyo gihe rero iyo ubashije kujira neza igihe cyawe, bikugeza mu gutanga umusaruro wifuza kandi umusaruro mwiza. Ubuzima butagira intego bavuga ko bumera nk'ubupfuye. Iyo udafite icyo ugamije kugeraho, uhora umeze nk'ugendera mu kigare, uhora umeze nk'utazi ibyo ukora, donc n'abantu bose bahita babona ko nta gahunda ufite. Ariko iyo wihaye intego ukagera ku kintu, byonyine hari improvement yawe ugeraho, n'umubiri wawe ukabona ko hari icyo wakoze byanze bikunze. Rero ndagira ngo tugire ubuzima bufite intego, tugire ubuzima bufite icyo dushaka kugeraho. Muri cya gihe cy'icyumweru tuziha, tuzamenya uko ibyo tugomba gukora, igihe tuzabikorera, n'igihe bigomba kuba byarangiriye. Ni ukuvuga ngo ugira igihe utangirira, ukagira igihe ukorera, ukagira igihe urangiriza ibyo wiyemeje gukora. Ibyo tuzagenda tubibona mu biganiro bizagenda bikurikiraho. Reka rero tugaruke kuri ya to-do list yacu. To-do list iguha kurangiza muri bimwe wihaye kurangiza mu cyumweru. Ukavuga uti uyu munsi nari nihaye kurangiza ibi n'ibi. Nimugoroba iyo ugiye kurangiza akazi kawe, ufata igihe cy'isaha imwe ukanyura mu byo wakoze byose. Ese ibyo nakoze nabikoze neza? Ese nabirangije? Ese niba ntabirangije haburaga iki? Ese nkurikije uko nabibonye nshobora kubirangiza mu gihe kingana iki? Ibyo byose ukabyibaza, noneho ugahita ukora to-do list y'ejo. Kirazira kikaziririzwa gukora to-do list mu gitondo ugiye gutangira akazi. To-do list ndavuga imirimo wihaye gukora uyu munsi, uyitegura ku munsi ubanza. Ukareba mu byo uteganya gukora ejo, ugakora list yawe, ariyo to-do list. Ya list uyikora mu munsi ubanziriza uwo uzakoreramo ibikorwa ejo. Wamara kuyikora mu gitondo, ndetse n'iyo ukangutse mu gitondo uhita utekereza aho uri buhere kuri ya list wihaye. Iyo ushatse ushobora no kunyuzamo amaso ukayisoma, ukavuga uti ndahera kuri iki, nkurikizeho iki, nkurikizeho iki, ndangirize kuri iki. Iyo ni etape ya mbere. Etape ya kabiri ni ugutangira ugakora
ukurikije ukagerageza ugakora ukurikije ibyo wihaye gukora muri uwo munsi. Iyo urangije umunsi byose mu byo wihaye gukora utabirangije, ya lisite y'ibyo utarangije ubishyira ku munsi ukurikiraho, ariko ukanibaza impamvu bitagezweho, bityo ugafata ingamba nshya. Habayeho kurangara mu buryo runaka, habayeho guta igihe mu buryo runaka, nahuye n'imbogamizi zitandukanye, nahuye n'ibituma n'igihe, ejo nzabikosora. Bityo iyo ugiye ubikora umunsi ku munsi, ugeraho ukajya ku murongo neza, ibintu byawe ukajya ubikorera ku murongo, noneho ukaba umuntu ugira gahunda. Ntiwabikora mu mezi 3 utarajya kuri gahunda, ndabikwijeje. Rero mukomeze mukurikire Inshuti TV, mukore subscribe, mukore share, ndetse mutwungure n'inama mukora comments, turebe uko twakwimprovinga mu byo tubagezaho. Mugire umugoroba mwiza. Mukurikire Inshuti TV, mukore subscribe, mukore share, ndetse mutwungure n'inama mukora comments, turebe uko twakwimprovinga mu byo tubagezaho. Mugire umugoroba mwiza. Ndaba ndimo gukora iki? Saa 3 kugeza saa 4 ndaba ndi gukora iki? Saa 4 kugeza saa 5 ndaba ndi gukora iki? Saa 6 kugeza saa 7 ndaba ndi gukora iki? Byose ukabirunda, wamara gukora lisite yawe, iyo lisite ukayishyira ku murongo neza, noneho ukayiha iby'ingenzi. Icya mbere cy'ingenzi ukigira nimero 1, n'icya kabiri, n'icya gatatu, n'icya kane, gutyo kuri lisite yawe y'ibyo uba wakoze. Warangiza gukora iyo lisite yawe, ukareba icyo watangiriraho, ukurikije aho uri, ibikwegereye hafi, cyangwa se iby'ingenzi twahoze tuvuga. Urugero, ushobora kuvuga uti ndatangirira par exemple, nko muri comptabilité ushobora kuvuga ngo ndatangirira kuri petit cash. Petit cash ninyirangiza ndakora bank reconciliation. Bank reconciliation ninyirangiza ndakora urugero nyine rwa lisite y'ibyo ngomba kuba nakoze, nkabirangiza. Icyo urangije, mbibutse ko ugenda ushyiraho V ko wakirangije. Icyo utabashije kurangiza ntago ukivivura, ahubwo utegereza kugishyira ku bikurikira by'umunsi ukurikira. Gutyo ushobora no gukora agenda yawe y'icyumweru, y'ukwezi se, y'amezi 3 se, y'umwaka. Bityo ukagira gahunda y'ibikorwa uzakora kuri gahunda yawe wihaye. Ahangaha rero tuzagenda turebera hamwe uko ushobora gutegura gahunda y'icyumweru, cyangwa se y'ukwezi, cyangwa se y'amezi 3, cyangwa se y'umwaka, ukurikije n'ibyo wumva uzaba urangije muri icyo gihe wihaye. Icyo gihe rero bigusaba iki? Bigusaba kudahuzagurika, bikagusaba kugira gahunda, ndetse bikagusaba no kugira disipurine mu byo ukora. Ntago ushobora, iyo umaze guha ibintu priorite y'ibyo ugomba gukora, ntago ugomba gusubira inyuma, cyangwa se ngo ugire ibindi bintu biguhuza. Wirinda ibiguhuza,
tuvuge nka telefone, ukirinda kurangara, ukirinda nibyo navuga, ukirinda kurangarira muri WhatsApp, muri Facebook, utuvidewo dusekeje, ibyo byose ubishyira ku ruhande, ugafokasinga gusa ku cyo wifuza kurangiza. Bityo bigufasha kugira gahunda mu byo ukora. Urugero nabaha, nshobora kuba nihaye gukora imirimo nk'itanu ku munsi. Byagera hagati ngeze ku wa gatatu nkabona igihe cyancitse bitewe n'ibintu bitandukanye. Hari igihe wibwira ngo igihe ikintu urakirangiza mu gihe runaka, hakazamo imbogamizi. Icyo gihe umenya uko ujera igihe cyawe. Aha ngaha turi kuvuga kumenya uko ujera igihe cyawe mu gihe gitoya kandi ibyo wihaye gukora ukabirangiza. Ibyo nibyo bita gufata intego, kugera ku nshingano wiyemeje. Icyo gihe bituma ugira gahunda kandi bigatuma urangiza ibintu byawe. Ibyo rero kugira ngo birangize ntihaburamo kidobya. Tuvuge ushobora kuba ufite meeting n'umuntu, wajya kumureba wenda ugasanga ari mu bindi, akakubwira ati utegereje. Maybe akaguha iminota nk'icumi, ya minota nk'icumi ishobora kuba 20, 30 cyangwa isaha. Bitewe n'uko umukeneye urategereza bien sûr. Ariko iyo bishoboka ushobora gukoreramo iyindi mirimo wagombaga gukora, bityo ntibitume uta igihe mu mirimo wihaye gukora uwo munsi. Icyo gihe rero iyo ubashije kujira neza igihe cyawe, bikugeza mu gutanga umusaruro wifuza kandi umusaruro mwiza. Ubuzima butagira intego bavuga ko bumera nk'ubupfuye. Iyo udafite icyo ugamije kugeraho, uhora umeze nk'ugendera mu kigare, uhora umeze nk'utazi ibyo ukora, donc n'abantu bose bahita babona ko nta gahunda ufite. Ariko iyo wihaye intego ukagera ku kintu, byonyine hari improvement yawe ugeraho, n'umubiri wawe ukabona ko hari icyo wakoze byanze bikunze. Rero ndagira ngo tugire ubuzima bufite intego, tugire ubuzima bufite icyo dushaka kugeraho. Muri cya gihe cy'icyumweru tuziha, tuzamenya uko ibyo tugomba gukora, igihe tuzabikorera, n'igihe bigomba kuba byarangiriye. Ni ukuvuga ngo ugira igihe utangirira, ukagira igihe ukorera, ukagira igihe urangiriza ibyo wiyemeje gukora. Ibyo tuzagenda tubibona mu biganiro bizagenda bikurikiraho. Reka rero tugaruke kuri ya to-do list yacu. To-do list iguha kurangiza muri bimwe wihaye kurangiza mu cyumweru. Ukavuga uti uyu munsi nari nihaye kurangiza ibi n'ibi. Nimugoroba iyo ugiye kurangiza, iyo ugiye kurangiza akazi kawe, ufata igihe cy'isaha imwe ukanyura mu byo wakoze byose. Ese ibyo nakoze nabikoze neza? Ese nabirangije? Ese niba ntabirangije haburaga iki? Ese nkurikije uko nabibonye nshobora kubirangiza mu gihe kingana iki? Ibyo byose ukabyibaza, noneho ugahita ukora to-do list y'ejo. Kirazira kikaziririzwa gukora to-do list mu gitondo ugiye gutangira akazi. To-do list ndavuga imirimo wihaye gukora uyu munsi, uyitegura ku munsi ubanza, ukareba mu byo uteganya gukora ejo, ugakora liste yawe.
ariyo to do list. Ya lisite uyikora mu munsi ubanziriza uwo uzakoreramo ibikorwa ejo. Wamara kuyikora mu gitondo, ndetse n'iyo ukangutse mu gitondo uhita utekereza aho uri buhere kuri ya lisiti wihaye. Iyo ushatse ushobora no kunyuzamo amaso ukayisoma, ukavuga uti ndahera kuri iki, nkurikizeho iki, nkurikizeho iki, ndangirize kuri iki. Iyo ni etape ya mbere. Etape ya kabiri ni ugutangira ugakora ukurikije, ukagerageza ugakora ukurikije ibyo wihaye gukora muri uwo munsi. Iyo urangije umunsi byose mu byo wihaye gukora utabirangije, ya lisite y'ibyo utarangije ubishyira ku munsi ukurikiraho, ariko ukanibaza impamvu bitagezweho, bityo ugafata ingamba nshya. Habayeho kurangara mu buryo runaka, habayeho guta igihe mu buryo runaka, nahuye n'imbogamizi zitandukanye, nahuye n'ibituma n'igihe, ejo nzabikosora. Bityo iyo ugiye ubikora umunsi ku munsi, ugeraho ukajya ku murongo neza, ibintu byawe ukajya ubikorera ku murongo, noneho ukaba umuntu ugira gahunda. Ntiwabikora mu mezi 3 utarajya kuri gahunda, ndabikwijeje. Rero mukomeze mukurikire Inshuti TV, mukore subscribe, mukore share, ndetse mutwungure n'inama mukora comments, turebe uko twakwimprovinga mu byo tubagezaho. Mugire umugoroba mwiza.